ariko ninde waririmbye ngo niba umukunda mujyane muteteshe mako nikosha ngo no hasi araharyama uriya mutipe yari arimo neza ati no hasi araharyama abakobwa benshi no hasi baremera kuharyama ubukwe ni ibirori urushako n'ubuzima ibyo bintu biratandukanye so niba ugiye mu biro murimo nukuvuga ngo imbaraga zanyu zose ziri mu birori kuruta uko imbaraga zanyu zaba mu rushako ari nk'inshuti yanjye nzi afite umusore bakundanye biga muri high school bageze imyaka 10 bakundana ngaho ariko ikintu gitangaje nuko uwo mutipe byarangiye wishakiye undi mukobwa cyane rwose atamwohereza invitation ubundi babohereza invitation ohereza invitation niyo muntu wa mbere y'invitation ahitamo invitation ati nuko byagenze wihangana umunyamahanga agira girlfriend akamubwira ati minota bane mu nzu twese sinde gusaba kwese bakajya mu nzu amezi 2 murese niba arese oya ntacyo murese maze kuyibona cyane iyo wicaranye n'umuntu washatse satani zijya kugera pati nawe cyangwa umugore hagati uri hehe agateramo ati urakora iki hari nabo nza ahubwo amamagara rimwe akamamagara kabiri akamamagara gatatu agahita oya we nagayikupa we aramaze uri hehe uri kurebera he match yamamagara hamari minota 45 isaha akabaraje aramubwira ati sheri dutahe akabaze naho yicaye ati twagiye umusore uri iruhande agahita avuga ati nibi muravuga ko iyo stress ariyo iyo stress arayitekereje ati kabisa icyo mbona umuntu aramutse cyambere no kumenya muri kumwe abahungu ube specific ubanze umuhungu ndabanza okay cyangwa umukobwa reka hose ndahavuga ku mukobwa kwiye kubanza akamenya ngo nkundana na Gatarayiha n'urugero yego kandi Gatarayiha ndamuzi icyo nza afite ni iki yego ese Gatarayiha atanze cya kintu byose kikanashira ese nyuma y'amezi 2 twatunakodesha inzu n'urugero uraganira na mushiti wawe washatse akakubwira ati ayuvuga no kutarashaka ati biragoye ntago usanga n'ababigiyemo nabo bafite ikibazo ntago bakubwiza byabyo ntago akubwiza ukuri arakubwira ati ntumara gushaka uzabibona buri gihe abagutega iminsi nkaho ugiye ahantu habi niyo mpamvu rero mwabakobwa ngira ngo mbagira inama nawe asore bahari n'abandi basore badukurikiye niba uzi yuko ukundanye n'umuntu imyaka 5-6 ni we wikerereje niba uzi ko agukunda iki ni igipimo cyo kumenya ko agukunda niba uzi ko agukunda murebe neza mu maso mwicarane mu rukundo umubwire utumva rero sweetheart muraho neza tubahaye ikaze mu kiganiro kuri Irere TV twagize amahirwe yo kubona abatumirwa beza uyu munsi turi buganire turabatumiye abasore n'inkumi aho muri hose mutwegere dufite insanganyamatsiko nziza icyo turi buganire uyu munsi cyavuye mu giterane duheruka kujyamo kuri Convention Center cyari igiterane cy'umuryango umwe mu bantu naketse ntazi neza yarabajije abaza ikibazo mu bibazo bagiye babaza abantu bavuye muri audience arabaza atari ko se iyo umuntu atinze muri fiançailles cyangwa mu rukundo cyangwa mu nyunganira harya babivuga bati mu gihe abantu bateretana mukabitindamo cyane ati ibyo bintu biba ari byiza umwigisha wari aravuga ati ibyo bintu ntago ari byiza kuko abantu bagenda bamenyana uko umuntu amenya amafuti y'undi iyo abaye menshi arakwihorera atahita ageraho akakureka kubera ko nyine abayatinza bibona kandi atariyemeza so ibyo rero bituma tuvuga ngo reka noneho turebe abasore n'inkumi muri hano uyu munsi muvugira abandi muvuge muri rusange hari abakobwa bari hariya bamaranye n'abafiance imyaka cyangwa bari hano who knows namenya ari ibiki shaka gusanga ari hano cyangwa ari hariya ariko niba ari hariya natwe mutubwire mutekereza yuko biterwa n'iki gutinda muri fiançailles imyaka 5-6 abantu ntibashake ndaza gusoza wena nagusezeranyije imbere y'ikiganiro ndaza gusoza mbwira abakobwa ukuntu bakwiye kubikora kwango byihute kwango bahite barongorwa batabatindije hariya ariko mbere yako mubanze mutubwire mwebwe mutekereza ko biterwa n'iki ndabona ari wowe usa naho watinze umukobwa ngenda ndabona wowe watinze umukobwa
njyewe nitwa Rurangirwa Eric, so inshingiye ku byo numvishije wenda abantu banabajije akenshi njyewe nari nahari ariko sinigeze mbyumva neza ubona nabitindeho, ariko ngendeye ku kuntu numva uvuze nsanze ngendeye ku bitekerezo ariko ntabwo wari uhari nari impara ariko sinabyumvise kuba nari nasohotseho gatoya ariko yari yicaye inyuma yawe ariko agomba kuba ikibazo ataracyumvise kubera impamvu z'akazi. Hari ukuntu umuntu yirengagiza ikibazo kubera ko kimureba. Nshobora gutekereza ko harimo impamvu zitandukanye. Hari kuba nta bushobozi ko akenshi abasore dukunda kandi kwizirika aho hantu nyine, ariko nanone ugasanga si no kwizirika gusa bishobora no kubaho rimwe na rimwe n'umukobwa akagushyinyura kubwira ati ariko se wowe ubundi sinkuzi sinzi uwo uri we, aho gata yewe buretse gatoya none suzi ngo ntiwanshuka wagera hari ukambwira uti ariko ubundi mu bagabo urimo kandi birashoboka. Ubwo urumva genda kubarira icya mbere uvuze ubushobozi, icya kabiri uvuze ubwoba bw'ibyakubaho nyuma kandi ukagira ngo ntabwo mwigeze mubisezeranaho mbere. Ikindi numva hari ubwumvikane hagati yawe nawe wenda, ariko nanone inshingiye ku kibazo wabaza ntabwo ubwumvikane burimo kuko ngo ni ikibazo cyaje, igitera icyo kibazo ni ikihe. Hari ukuba noneho iyi si y'uyu minsi nayo usanga umukobwa araho umusore araho mumbabareye kubivuga gutya, ariko n'ubundi bameze nk'abagore n'abagabo basa n'ababana basanzwe babana ugasanga ako kantu ntacyo akeneye, ntacyo n'ubundi abasore ntari bwiruka n'iki kimwirukansa rega n'amatsiko abamo. ushaka kuvuga ko kubana k'umugore n'umugabo w'ikiminizi ntabwo biryoshye. ngo reka ngo n'amatsiko abamo, umva ukuntu akavuze ngo reka n'amatsiko abamo. None se niba tubana n'ubundi buri joro mba ngufite ni iki cyanyihutisha ngo njye kukuzana? Bibaye bitaryoshye ntibyajya bituma n'ubundi kubera kumva ko ari amatsiko kugenda nk'aho ari amatsiko ugahita uvayo. nyine nako nta kandi kabazo, ariko noneho tutinde kuraka. Ese nabyo birashoboka? Urumva muri abahungu twebwe ntabwo tubizi. Ese birashoboka yuko n'ubundi seko n'ubundi n'umukenero wamuhamagara n'ubundi muri kumwe bishobora kuguca peti yo kwihutisha? Aho niho rero natekereza kavuga n'ubundi ugasanga aho habamo nyine ya myitwarire mibi muri rwa rukundo, niko nabyita mu buryo bwanjye n'imyizerere yanjye. Ugasanga rimwe na rimwe bitumye umuntu avuga ati ariko se niki kinyirukanza, kandi ibyo byose mu gushaka nubwo umuntu abikunda ariko hari ikimukuru, ariko nanone hari n'ikigutera n'ubwoba. So noneho wa muntu ko mufite ubundi ndirukankira iki kubiteye ubwoba mbishakisha, icyo ni ikindi. So muri make yanjye kuri ibyo ngibyo numva uri gutekerezaho nta turi mu kiganiro nyine ni uko nguko. Ngaho nyakubahwa witwa nde hanyuma bimeze bite? Gatarayihaja bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ikintu cya mbere numva gituma batinda mu guteretana cyangwa muri fiyansaye. Icya mbere nk'uko Eric yarabivuze hazamo koko kuba nta bushobozi. Nawe ushyigikiye ubushobozi buke. Ati ubushobozi gute? Ubushobozi gute? Urabona muri iyi minsi iyo uvuze ngo ugiye gushaka nta nubwo ari ubushobozi bunini bwo kuvuga ngo twubake amazu tugire gute tugure amamodoka. Ni nka starting. Wumva kwa kujya gukwa ya mafaranga yibanze inkwano ndashaka kumenya ibibatinza. Ubwo ni inkwano, amasare yo muri uyu mujyi uzi, sare yo gukodesha, imodoka zitwara abageni. Kuko urumva tuvuga urugero wenda nka kera bakuzaniraga umugeni aho iwanyu bakaba barakubakiye cyangwa ukagenda n'amaguru bakabigufashamo. Ubu n'ababyeyi bisa nkaho batagifasha abana babo ubushobozi bukeya, cyangwa se nabo bakabasaba kwigira. Baba waraje hano i Kigali, waraje guhaha, wenda waraturutse mu ntara, umubyeyi hari icyo agukeneye, nimba hari icyo umufasha kugira gute. Urumva rero ntabwo ari uzajya kugupushinga ngo ushake, niba ushaka kuba waragize ya myaka urumva ntabwo agupushinga, kuko n'ubundi nawe uri sapoti aracyafite icyo agukeneyeho, bigatuma bigutinza kuko urumva
ikindi ntawe ubona ukugisha inama ukugira inama uraba benshi barererwa mu miryango ugasanga arererwa kwa mushiki we cyangwa kwa mukuru we ariko ugasanga mu by'ukuri mukuru we ntashobora kumwicaza amubwira ati rero imyaka ugize aho ugeze ndabona ushatse byaba byiza va muri mu byo urimo dore inzira niyi nta mujyanama ugasanga urubyiruko rw'iki gihe rurihiringa mu gushakisha ubuzima ariko nta n'umuntu umuri inyuma umubwira ati mwana wanjye dore ibikorwa gutya yego so bari bonyine barimo barakora ibintu bonyine nibo bishakishamo ibyo byose kubona rero uzajya guprovoka mukuru wawe wakureze cyangwa mushiki wawe ati ngiye gushaka aho bigeze ntekereza ko ari nawe wagateye intambwe akakubwira ati do ngiye byagenze bitya dore uko nubatse ubuzima dukeneye n'inama z'abantu bakuru abasore benshi cyangwa bamwe batinda be-expectinga ko hari abandi baza bakabunganira bakababwira bati what are you waiting for byakabaye byiza nabyo ariko nta kibazo turaza gufata conclusion turangije reka twumve tuvuye kuri uyu twagiye kuri witwa nde hanyuma igitekerezo cyawe kandi wowe noneho uravugira nari mbivuze nitwa Briseline wa nkunda ngewe icyo ntekereza ahanini usanga umuntu wenda sinzi impamvu batabivuze ariko ugasanga nk'inshuti umuntu agira yego ugasanga wenda kwihorera muri icyo gikundi ushaka nyine guhora muri ubwo buzima kumva ko ugomba kubaka umuryango ndavuga ku basore hari nk'ingero nyinshi tugiye tuzi ugasanga bafite inshuti buri joro ni ibirori buri gihe ni ibirori ntabwo ashaka nyine kumva ko yatangira umuryango aryohewe n'ubwo buzima ntabwo ashaka gufata icyemezo cyangwa se ugasanga afite ubwoba se ninjya gutangira ibi ngibi ubuzima bwanjye burahinduka shanjuma nyine akumva ntari siri ibyo agiyemo cyangwa se akumva ntago ari ushobora gukunda n'umuntu igihe kirekire ariko ukumva ntago uri siyo meza ese niwe koko ese nibyo ese ibi bintu ndimo ndibyo noneho wareba na rate nk'aha ngaha muri iki gihe aho bigeze muri divorce bisigaye biteye ubwoba bisigaye biri ku rundi rwego ugasanga rero n'uwo mukundanye icyo gihe kirekire bigezeho ukumva ntago mwizeye ufite ubwoba so ntekereza ko nyine ahanini biterwa n'iyo mpamvu nyine ugasanga abantu bakundanye igihe kirekire birangiye batandukanye cyangwa se ikindi kintu ugasanga umuntu mwakundanye igihe kirekire nicyo kibazo nanjye nkibazaho ugasanga hari nk'inshuti yanjye nzi afite umusore bakundanye biga muri high school bageze imyaka 10 bakundana ariko ikintu gitangaje nuko uwo mutipe byarangiye yishakiye undi mukobwa cyane rwose ahitamuhereza invitation ubundi babohereza invitation niwe muntu wa mbere y'invitation ahitamuha invitation ati nuko byagenze wihangana so nicyo kibazo wenda sinzi naho twakibazaho kuvuga ati se niba umuntu uvuga ati afite fiance igihe kinini abantu baramuzi nta natinya kugupresenta ariko still ugasanga ngo yateye inda ngo ahise ashaka yasongeye n'icyo mbitekereza nkaho wenda iyo bayiguteye idafata sawa twagiye noneho uratubwira amazina uduhe nawe uko ubitekereza nitwa Willy Mugisha actually njye abasore bagenzi banjye bari aha ngaha ndaza mbopoza yego par exemple nka Eric yatangiye avuga ngo abasore akenshi usanga ubushobozi ariko mu by'ukuri ubushobozi ntabwo ari bwo babubuze ndetse nyinshi nshobora kuba mfite umushahara runaka yego uwo mushahara naba mfite mugenzi wanjye girlfriend wanjye cyangwa partner wanjye twifuza kuzabana muri future nawe afite indi salary n'urugero the way mukombininga ayo mafaranga akaba yabatunga yego rero impamvu nza mbopoza nago urubyiruko rwinshi nago ari kuvuga ngo ni ikibazo n'ubushobozi ahubwo nyine ni ukuba risikiteka kuba wavuga ati njyewe ngiye kubana n'uyu muntu ubuzima bwanjye bwose kuko njyewe n'urugero nimba wenda mu kanya hari match wenda irageza saa 5 yego akenshi wenda nk'iyo match mu rubyiruko twebwe uragenda ukayinjoyinga yego ariko maze kuyibona cyane iyo wicaranye n'umuntu washatse saa 5 zijya kugera pati nawe cyangwa umugore wa hagati uri hehe agateramo ati urakora iki hari nabo nza ahubwo amamagara rimwe akamamagara kabiri akamamagara gatatu agahita oya we nagayikupa we aramaze uri hehe uri kurebera he match yamamagara hamara iminota 45 isaha akabaraje aramubwira ati sheri dutahe akabaze naho yicaye ati twagiye
umusore uri iruhande agahita avuga ati nibi muravuga ko iyo stress ariyo iyo stress arayitekereje avuga ati kabisa ariko reka nkubwire ikintu uvuze kirimo ubwenge abakobwa mwarimu ahantu muri hose mwarimu gukomera amashyi no mutipe no kuri pe brese urakoze kuko akoza akantu keza avuga ati umukobwa iwabo ararya cyangwa nta n'abakobwa benshi bakiba iwabo ariko niba ari n'iwabo ararya agira n'icyo yinjiza nawe urarya amasahane yanyu abiri kuyahuriza muri ya nzu nibyo byabananiye urumva akantu avuze ukuntu karyoshye ati rero ati ahubwo harimo akandi ga stress ati bagomba kuba bafite ubundi bwoba butandukanye nta kwiyemeza guhari kubera ubwoba mu by'ukuri ikintu uvuze kimpaye isomo ariko akenshi hari abasore niba nabyita wa muntu uba udafite ejo he hazima mu by'ukuri ndi mu rukundo ariko nanone nta n'icyo numva bivuze kandi nubwo ntacyo bivuze ntabwo nkwiye kubaho nk'umugina cyangwa igiti byanga bikunda nkenera umuntu so kuba mukeneye rero ndashaka kumubeshya kugira ngo abone ko ndahari nawe arahari ariko mu by'ukuri ibyo mubwira bihabanye n'ibyo ngewe ndibyo ibyo nabyo bijya bibaho muri ibyo byo gutinda mu fiyansa umuntu akaba ari aho azi ngo ufite umuntu mu by'ukuri umuntu ni ikinyoma gitembera noneho ugasanga umwana w'umuntu njye nabyita ko aba ari innocent ko we yaguhaye bye byose yaguhaye umutima wo kumva ko agukunda yanihanganiye ibyo umubeshya ko yihanganira ariko mu by'ukuri arimo kwihanganira ibinyoma so rero ngewe akenshi icyo mbona kibitera ku bantu noneho ungangarutse kubaza abo ni babandi nyine bari muri societe bafite ikibazo ariko kenshi Gatarayiha we yanabivuzeho ni ukuvuga ngo akenshi abasore intangiriro ndamukunda ndabizi ni umuntu muzima ufite amakosa nk'abandi ko byanga bikunda nta muntu uzigera ubona udafite ikosa afite amakosa nk'abandi nanjye ngira ndi tugahuza tugasanga twakwihanganirana uko tubibona uwo munsi ariko itangiriro ngewe ndi ikintu cyo guhera ndahera hembwa n'ibihumbi 130 umugore wanjye nangwa se uwo nita girlfriend wanjye cyangwa fiance wanjye wenda we ni 90 ibi bintu tw'inkwano njyo gusa ugasanga umuntu avuga ngo gufata irembo naya menya gukwa naya noneho ukavuga uti nzajya kuzuza miliyoni imwe iyo yonyine gusa nayo idahagije kibazo uti ibihumbi 100 nkurama y'inzu nkurama ibi kandi mu by'ukuri wajya kureba ibyo mwavugaga nanubwo ngarutse kurande mwavugaga niba naryaga nawe arya n'inzu ibyo byose ndi mu nzu y'ibihumbi 50 60 cyangwa 70 depends nuko mpembwa nawe ari mu ya 30 cyangwa 40 noneho wajya gusanga ukavuga ariko tubihuje havamo inzu nzima ugasanga muranabyemeranwaho rwose nibyo mwari ugasanga ahubwo hakiyongeraho ibitekerezo bizima bitandukanye by'abantu babiri ariko wajya gusanga ukavuga uti ndatangirira intangiriro iragora pe ndabivuga ntabishidikanya ndabizi nibyo birumvikana inkwano sari uriya yavugaga ibyo abantu bazafata bazagira gute ngewe amahirwe mfite abantu mfite umuntu umwe ni mukuru wanjye ajya mfasha pe akambwira ati humura akambwira ati ngewe ibi nanjye natangiye bigoye kandi none akambwira n'ubuzima nzi ariko akambwira ati humura ariko nabireba aho kugira ngo ndebe ibyo mbwiye by'icyo gihe nkareba ahubwo uyu munsi uko agaragara uyu munsi umuntu ukuntu agaragara bihabanye cyane nuko ngewe ayambwira ariko najye ko nkabona ibintu ambwiye aho kugira ngo ndebe bya bindi ambwiye ariko nanone nabisubiza no muri 2009 ko umuntu ubimbwira nibwo yakoze ubukwe umuntu ashobora ubwo byumubyoroheye uri muravuga ubwoba bw'ubuzima bwo gutangira nibwo kenshi cyane bamwe bifashe mbonye ngize gutya nkabwo nk'umuntu y'ibihumbi 120 mu by'ukuri njye n'umugore wanjye twayibanamo kandi tukagerageza no kuzamuka rwose uko ndabyimwizereramo ariko nanone kuyishyikamo nirya sizabwira umukobwa ngo vayo nta nubwo nzajya kubwira iwabo ngo murabona ntabyo mfite kuba abakobwa nanone aho hantu ni hahandi tugaruka tugasanga avuga ati ubundi uyu ndarwananiye ushaka kuntwara akoye 500 ntubumugura kuko nta nubwo tunaba kwa kenshi usanga rega banayatwara bakayagarura ngira ngo ndatekereza nkurikije ikiganiro uko murimo muracyumva turasa n'abagiye kubwira abasore mu by'ukuri nkurikije ibyo murimo kuvuga byose dore ikintu gituma mutinda ni ubwoba bw'ubuzima gutangira
ku ntangiriro gutinya cyane cyane ko musobanuye ko harimo abasore b'ubwoko bubiri ngewe nkurikije ibyo numvise harimo abasore babeshya abakobwa ibyo bagatindana harimo n'abasore batabeshya abakobwa ariko bakabura intangiriro bavuga se turahera hehe biragenda bite ubu rero ndagira ngo tubafashe mwebwe hano abari hano bahagarariye abandi tubafashe tuberekeho gatoya uko abakobwa baba batekereza hanyuma turebe niba mudatinye ese mutinya ubuzima cyangwa mutinya ibitekerezo by'abakobwa cyangwa ingaruka zizabavamo wowe wabivuze uteje bazambaze niba ndi umugabo kandi mbizi neza nta kintu kibabaje nk'umuntu kukubaza niba uri umugabo kandi ubizi neza ko uri umugabo ari nacyo cyamuzanye so ibyo bibateye ubwoba ariko ndagira ngo mbabwire uko abakobwa batekereza ndibaza Breseline dufashe mbere y'uko mvuga umuhungu mwakundana akora afite ibihumbi 80 cyangwa ibihumbi 100 adafite mwaye wumva byagenda gute se wumva mwakundana imyaka 10 nawe ugategereza ese wumva hari inama wamugira muramutse mukundana neza uzi ko gukunda bembye niki wamubwira kuri nge rero ahanini numva ko hari igihe mugeramo umukumva ko muri ready yo gutangira umuryango yego n'ubundi ntago ntekereza gushobora gupredicting ukavuga ati imyaka 5 wenda ubuzima buzaba bwarakunze ariko si ntibikunde ni amafaranga ntaboneke rero ntago ntekereza ko n'ubundi kuvuga ngo uzategereza igihe amafaranga abonekeye ibyo mwazarinda mujya no myaka 100 mutarabibona kandi hari n'imigisha igizanwa n'urushako ukabona biri kugenda biza so wenda nkuko bajya bivuga ahanini no gutangira ntekereza ko baganisha no kubukwe buri ubukwe ni ikintu gihendesha cyane bigatuma nyine benshi bagira ubwoba ku ruhare rwanjye nge numva ko tugeze ku gihe tukumva ko turi tayari mukundana kabisa mukundana nge nicyo kintu nk'agaciro cyane kuko navuga ngo ngiye kubana n'uyu muntu bafite amafaranga cyane ko hari nk'ingero nzi hari umudamu nzi abayeho pe ariko umugabo arakiza afite byose ariko ni wa wundi ntago yemerewe no gufata n'igiceri cy'10 aracyakeneye kandi amafaranga arahari kandi warakeneye ntago yemerewe no gukora ku kintu na kimwe yamuje ati ntago ari ibyawe ubwo rero ngiye ku ruhare rwanjye numva ko nyine niba twumva ko turi tayari twagenda tukubaka ubuzima rero tugakomeza tugashakisha ariko turi kumwe gusa still bikaba ikibazo mu ntangiriro ku bwoba murabufatanyije ariko umukobwa iteka ryose azakubwira ati ariko ninde waririmbye ngo niba umukunda mujyane muteteshe ngo no hasi araharyama uriya mutipe yari arimo neza ati no hasi araharyama abakobwa benshi no hasi baremera kuharyama abakobwa benshi iyi nuza yaririmbye ni yabo no hasi araharyama iyo umukobwa gukunda no hasi araharyama mu by'ukuri twifuza twese bimurimo kuvuga turabyifuza twifuza twese ko wajya kubaka urugo ufite umeze neza ufite muwaye bimeze neza pe ariko siko byose bishobokera bose so kuko bitari ibya bose ngo uzavuge ngo ndashaka kuzubaka ameze nka uyatubwiye wari umeze nabi ubu umeze neza hari n'undi watangiye ameze neza ubu umeze nabi noneho urumva ko mwatinyuka abasore muri mwebwe turimo kubwira n'abandi bose badukurikiye mutinyuke ku bihumbi bijyanye 100 mutinyuke niba umukobwa wawe ubona umukunda bien ukaba umukunda byanyabyo ukaba ubizi neza akagukunda please shira ubwoba genda muzabaho kandi ibyo avuze ati nyamara hari umugisha w'abantu babiri hari umugisha w'abantu babiri murabyara bagahemba hari umugisha w'abantu babiri uko umuntu yakwizera uri umusore siko akwizera washatse hari imigisha y'abantu babiri buri mwana iyo aje turavuga ngo azana isahane ye akanazana n'ibijyaho ariko singiye mu ijambo oya ncamo nta kibazo nicyo cyanzanye nukanguvuga nibyo dutinyuke tuganire ariko hari ikindi kibazo nge n'ubu nkigarukaho cyagaruka ku kibazo cyo mu miryango yego ubaka kanya urasanga umuntu arakubwira ati umukobwa muricarana ati turakundana ntacyo nguhishe iwanjye warahageze urahazi uranze imbere n'inyuma dore icyo mfite ni iki ninjiza akubwira ati vraiment nta kibazo twabana ndabona ko twafatanya no mu mutwe harahari n'amafaranga tuzayabona akagushiramo ibyizere mwagaruka inyuma akakubwira ati ariko se mu rugo ndabaherahe ndababwira iki nawe wasubira inyuma waza kuri
ni papa wawe cyangwa mama wawe ufite iki ugiye guhera he ugasanga nta budget ufite urajya kubwira umuntu ngo ngiye kurongora akubwira ati ubukwe buzabera hehe buzabera muri sare iraha n'aha sare ni 1,000 cy'idolari tuzakora hakaza n'inshuti ze za wa mukobwa afite abakobwa nazo zikatanga ibyazo afite abakobwa 3 cyangwa 4 biganye cyangwa bakuranye bamaze kurongorwa bakora ibukwe ahangaha bakora ibukwe aha ese wowe uzamubwira ngo ngwino tubane gutyo gusa ariko reka nunganira igitekerezo cya Gatarayiha kuko gifite ireme reka dufate nk'abanyamahanga umunyamahanga agira girlfriend akamubwira ati mino tubane mu nzu twese sinde gusaba kwese bakajya mu nzu amezi 2 murese niba rese oya ntacyo murese bakabona ni sawa ntabwo bajya kubwira ababyeyi ngo tugiye kubana mu muco wawe ndorabemye yego bikavamo ko bafata umwanzuro toke mu gitondo bakabyuka bagashyiramo agatimba n'amakositimu bakayizinga rwose abantu 2 cyangwa 4 bakagenda bagasezerana bakajya mu rusengero bagataha bakajya muri honeymoon ubu aka kanya ntekereza ko hari umukobwa yari taye kumubwira ati ngwini wanjye ntabwo yakwiruka yego yaba yirukanswa n'iki avuga ati okay kama mbaya ni bwa buzima naze tubushake ariko ya starting no kutagira abantu badupusha avuga ati birashoboka uraganira na mushiti wawe washatse akakubwira ati ayuvuga no kutarashaka ati biragoye ntago kuko usanga n'ababigiyemo nabo bafite ikibazo ntago bakubwiza ukuri arakubwira ati ntumara gushaka uzabibona buri gihe abagutega iminsi nkaho ugiye ahantu habi ndagira ngo nunganire ntaribagirwa points zawe kuko uvuze points z'ingenzi mu by'ukuri icyo turimo kugamiriza nuko abadukurikiye bafashwa cyangwa se basubiramo imbaraga nuvuga ngo mu by'ukuri Gatarayiha turi mu gihugu cy'u Rwanda gifite imfubyi nyinshi sibyo dufite imiryango ikennye myinshi idukurura nk'uko wabivuze mbere nayo idusaba support so nukuvuga ngo uri muri supporting umuntu cyangwa uri muri supporting wenyine cyangwa ubuzima bw'i Rwanda bwa Afrika twese turabuzi ni struggle igihe kirageze Imana iguhaye umwana w'umukobwa witonda ugukunda ufite ubuzima bwe bwose warangiza ugatinyuka ugatekereza bantu supportinga ukanatekereza ngo abakuzengurutse abantu batazigera bagira icyo bamara mu buzima bwawe ntago mubibonamo ko ari ikibazo gikomeye nuvuga ngo nagombye kuvuga ngo rero kuko nubundi ari jewe byose ni ngewe banke yanjye ni ngewe byose so reka mfata icyemezo cy'ubuzima n'uyu muntu nkunda kandi mbona ko mwizereyemo ikindi umukobwa mukundana niba afite ikibazo cy'inshuti zimugira inama mbi cyangwa afata icyitegererezo cyangwa se famiye ye imutuma ngo agomba kuza ameza atya ibyo ni uburenganzira bwabo ariko nubona birenze umwaka umwe bikarenga imyaka 2 bikarenga imyaka 3 biba bitakiri noneho ikibazo biba byabaye ikindi kibazo biba byahindutse ikibazo nuko ngo biba byabaye ubundi twebwe mu isi y'umwuka tubyita umwuka wa mudindiza umwuka gukerereza gusa nuvuga ngo nta cyabaye kuko imyaka 5-6 iwanyu baba bakuzi iwabo umukobwa baba bakuzi mama mubasura mama muri kumwe mu birthdays baba bakuzi so karakana karitonda disi nuko kadafite ubushobozi so yagombye kwicarana nawe akabidefanda akavuga ati please tugiye kurya amandazi yacu tugiye namwe muzadushyigikire kandi nabonye abantu bafashe icyemezo baryo Gatarayiha waruzi yuko iyo mutipashije muremure nyine ngo muzane mu bwibone mwishimaho mwishyikira mukajya muri sare ingana namwe mugakora ibintu byose kandi itangiriro ridasa n'iherezo Imana irabashyigikira ejo bakajya bavuga batego ko muzahanu Gatarayiha yakoreye ubukwe yagiye muri sare ya 500 nta kibazo ariko nyuma y'imyaka 2 kavuga batuzi uzi imodoka Gatarayiha atwara uzi akazi Gatarayiha akora uzi ibintu byabaye kuri Gatarayiha so the beginning ikoko iragora ariko it's all about faith twari dukwiye kumva ko hagomba gufatwa icyemezo kandi kigomba gufatwa namwe ariko n'abakobwa ndaje mbazi mwibutse ko nababwiye ko ndubabwira impamvu bakererewe babitinzemo aho hantu ntaribagirwa uvuze ikintu kizanjye ngewe ndi hano
turaganira ariko nkumva ndi hirya hariya noneho ndimo ndareba abantu barimo baraganira ubu noneho ndimo ningewe ndimo ndireba ni ukuvuga ngo buriya ako kantu uvuze bwa nyuma uvuga utariko ngewe umukobwa decision nafashe buriya ku bintu by'itangiriro umukobwa yagufashije byashoboka ariko okay umukobwa yagufashije byashoboka yabivuga niko kuri ni bake n'umwe kwijana ugufasha kandi murakundana pe ariko muri kwa gukundana mu buzima ni Marceline harya akavuga Briceline yakoze ubukwe abukoreye muri sale ya 1.5 million yego none ndakubwira ati okay nuko akubwira kandi iyo byageze aho okay njye sinigeze nkubwira ya 1.5 million ariko ya 800 kandi wenda at least byibura urumva hari icyo ntakoze wajye gusanga ugasanga wowe uri kuri 300 400 wenda n'urugero niho utekerereza nabwo wifashishije gataraye mwana ndwana uzameneremo senkane nawe akagenda muri yawo mushahara wakagira gutya akagushyiriraho ikintu kinini ngewe ejo ndi Rubavu nagiye Rubavu hari umumama wubatse akubwira ati nanjye ubwanjye aho kugira ngo ne gukora ubukwe ahubwo nabukora urugo nkaruvamo yamaye urugero mu buryo bwa gikobwa kugira ngo akugira ngo mbure ubukwe duha n'urugero ati umusore rwose yakundanye n'umukobwa bageze umusore aravuga ngo mu murenge avuga ati ariko turasezerana umutungo umuhahano urumva ntabyo bigeze baganiraho umukobwa ati bati mujye mu cyumba maze mu biganireho babiganiriyeho umukobwa aravuga ati kugira ngo ngewe rero ndeke ubukwe reka ngenda ariko mu by'ukuri yari yabyumvishe ko hari ikintu kiri behind kibabaje adakeneye gitunguranye aho hantu umuntu nk'ubu bananasohoka bamubwira ko tugende mbanze nige kuri yumvaga we tawemeye ariko we ntago agira ate ntashaka kubitekerezaho icyo ashaka ni ubukwe reka nemere ngenda ariko mu by'ukuri ugize amahirwe yo kuba hari icyo ubonye mbere y'ibyo byose ariko uratinya ngo ushaka ubwo rero nuvuga ngo ubukwe babufitiye abakobwa value y'ubukwe arabwira ati mbugiyemo nishaka nyuma yaho ne kurwubaka ariko mu by'ukuri icyo dutekereza twe n'umuryango ngira ngo kenshi ni nabyo bintu hano bigamijwe ako kantu rero ukikavuga ndagira ngo abakobwa mwibuka akantu tubabwira buri munsi ubukwe n'iki ni ibirori urushako ni ubuzima ubukwe ni ibirori urushako ni ubuzima ibyo bintu biratandukanye so niba ugiye mu birori murimo nukuvuga ngo imbaraga zanyu zose ziri mu birori kuruta uko imbaraga zanyu zaba mu rushako very bad foundation niba ariko bimeze kabisa duhindure abakobwa batubwiriyemo ariko ni nako bimeze kuko ugiye kureba gusezerana ni ubuntu ndibaza umurenge yego ni ubuntu rwose ni ubuntu pe mu rusengero ni ubuntu hanyuma igihenze rero ni iki kuki tutabukora ariko ni iki gituma tudatangira sinzi impamvu nibaza abantu ngo ubukwe always umuntu agira umushinga wo gukora ubukwe agakoresha 2 miliyoni ni urugero undi agakoresha 5 miliyoni undi agakoresha uburenganzira bwabo ni uburenganzira bwe kandi ubwo bukwe buratanga ni ukuri pe si ibirori se ibirori ubikora ku rwego rwawe uramba mbona ni nk'umuhango ni umuhango pe nimba ufite umuntu mwese mwemeranwa imitima yanyu mwarica twahuza kandi twazakora ikintu gikomeye why not kabisa mutakora ibirori bingana na anniversary nka bya bindi anniversary cyangwa mugakora ibingana n'umubatizo cyangwa mugakora ari ikibazo kiri aha n'ubwibone dufite pride kabisa dufite pride harabonzi bakoze ubukwe bwabo bwari bwiza cyane si bwari nabo bwari hagati na hagati ariko ngiye kuko uwabukoze turaganira cyane aravuga ati ubukwe bwanjye nzabusubiramo bitewe nuko nashakaga standard y'ubukwe nashakaga ariko first of all yabanje kubana na wa muntu bari ariko urumva ibirori ni celebration avuga ati jewe ndeka nkore ibi birori bito igihe kizagera ngira ubushobozi muri bingana nuko numva mbishaka ibirori no gutumira abantu bakarya bakanywa cyane cyane ko ari na consommation babikora gutyo vuga ati okay tujye mu murenge amagare
bo mu muryango wawe nanjye yego tujye mu rusengero yego tuveyo hanyuma nidushaka tujye dukora agapati runaka cyangwa wenda nimuyikore kuko bagize ariko mwari muzi ko abantu benshi dutumira mu bukwe atari n'inshuti zacu ni abantu baje kudukonsoma gusa tutanazi batanabakunda cyangwa se banabakunda ntago mbizi ariko ntago ari abantu twagombye gutagatingira ibintu ariko nyine umuntu avuga ati giye ngomba gutwika hagomba gushya ati jewe ati byanze bikunze ati abantu bagomba kuza bakabona ko nta kibazo basi niba naze niba udafite n'ibyo bagaburira ntacyo wende Imana iprovidinge kurikije kwizera kwawe ariko byigufata ngo biguheza ahantu ku buryo umara umwaka ugafata ibiri ugafata itatu ugafata ine Yesu we birateye ubwoba ngewe numva nanone ngarutse wenda ku nama niko nabyita icyo mbona umuntu aramutse cyambere no kumenya muri kumwe abahungu ube specific ubanze umuhungu cyangwa umukobwa reka hose ndahavuga ku mukobwa akwiye kubanza akamenya ngo nkundana na Gatarayiha yego kandi Gatarayiha ndamuzi icyo nza afite ni iki yego ese Gatarayiha atanze cya kintu byose kikanashira ese nyuma y'amezi 2 twatunakodesha inzu n'urugero ikindi nanone tutari ndagaruka aho ngaho ni ku muhungu bambe ku mukobwa ikindi akareka nkuko yanga za nshuti ze zimubwira ngo ariko ngo gutukundana n'umusore udafite imodoka akagaruka no kwa mama we na papa we kuko nabo baravuga ngo ariko se wowe runaka ntiwabonye umwana w'umusore yabazaniye koko kuko nta nubwo bashaka kumenya inshi bakubitana uko zingana amarangamutima none umukobwa amenya avuga ati ariko umuryango ushingiye kuri ni njyewe n'uwo tugiye kubana abandi bazaduha inama bazadufasha koko bazatuba hafi ariko mbere na mbere nitwe umuryango nshaka iyo ni inama ku mukobwa uwo ari wese ariko n'umuhungu nawe kenshi natwe turirarira kirarira ugatangira ukagenda urahembwa iryitano ryawe iryitano muri Kigali ahangaha ni amafaranga utanagura muri amasokisi yego ni ukuvuga ngo urahembwa iryitano ukitwara nko 500 umukobwa arajya kubona akabona urirukansa ukoze surprise runaka by'amafaranga ukajya uhora muri negative uriguriza rimwe na rimwe nawe ukanayamwaka umubwira ngo urumva hari akandimo guplani hari akabije ufite kibira nyamara muramubeye bera kwirara aho ntutanabikora nzaganiriza Biseline gute yes no kuvuga ngo Biseline kugira ngo byonyine ampe appointment yo kugira ngo mvugane nawe akindeba nambaye urukweto ryaguze ahitabara kora karikira ko kanya no ikipe nagari kuri level ya aho rero niho nanjye nashatse kureba ushobora gusanga nambaye 150 ariko mu byukuri ugeze mu rugo nta namashoka yo kuryama afite byose ari bikodesha urumva rero aho niho nagenderaga nkavuga ngo ibyari byo byose hari abakobwa bake muri benshi bazi kugira amahitamo badashingiye kuri ibyo bintu ushobora kuvuga ati no Gatarayiha murebye mbona afite nkuko Pastor Antoine yabivuze ndamukunda no kumureba aravuga ngo njyewe umuntu anzaniye umuntu nubwo yaba yambaye kamambiri ariko nkumva afite hano mu mutwe ibyari byo byose hari ibyiringiro by'uko ubundi tubyita igishoro rwose nicyo gishoro so rero nanjye harimo bakiri gukureba akavuga ati ariko umuntu atekereza neza akasanga n'inama yose wamuha ukamubwira ati muhembwe 150 ahubwo akaba yayinjiramo akajya gufasha inama zo kumenya managing so natwe twige kureba natwe twige kumenya ese uwo nkeneye nuriya physical appearance gusa kubona umuntu utembera kwa kundi kwacu tuzi cyangwa nibura nkeneye n'umuntu uzamfata akaboko tunibutsa abantu yuko umukobwa ukeneye cyangwa umuhungu ukeneye angana n'urugo wifuza kuko mu by'ukuri ushobora kuvuga ati umukobwa nkeneye yangana abameze ati umuhungu nkeneye akwiye kuba ameze ati akwiye kuba ameze nk'urugo wifuza urifuza kubaka urugo rumeze rute ushaka kubakana nande ninde wabanye na wabana bawe ninde muntu ureba ukavuga uti I will be happy uyu muntu ndamutse nanamutakaje mu buzima n'abantu mfite igihombo wabyise izina ryiza ngo ibirori ni ibirori nyine ariko ubukwe ni ibirori so ubwo buzima rero bw'indani ubuzima target yawe kureba anyway reka tugaruke ku bakobwa ndagira ngo tudasoza mutadufashije kandi buri muntu agira icyo abwira abakobwa dore abakobwa rwose mubabwira abahungu mubihorere kuko mumbwirira abakobwa bararenganye abakobwa nimwe mu batereta today of course babacira amarenga yuko babemeye mugatinyuka ariko ndavuga ko ari mwe mubuza mukavuga ngo
ndumva nshaka kumbera girlfriend cyangwa ndumva nshaka kumbera fiance. So we ashobora no gupfiramo kandi abishaka ntabivuge. Noneho iyo bitangiye mutinda umwaka 2 3 muri fiance, ashobora no gutinya kubwira atari komane kunyerereje agatinya kubwira atari kusubuka ko byagenze bitagatinya kajya aca hirya kajya aca hino akajya aca hirya. So ndagira ngo mubunganire mubabwire icyo bakwiye gukora. Ngewe ndaza gusoza na wa muti wanjye nifitiye ndi bubabwire kugira ngo babafashe. Ubundi abakobwa mugire n'amatsiko aho muri hose. Umukobwa wese ukundwa n'umuhungu akabazi neza kamukunda, ikintu kibura ari umunsi w'ubukwe cyangwa engagement ring itarakugera ku rutoki, ni wowe urimo gutuma batayikwambika, ni nawe uri gutuma ubukwe butaba. Ndabagarukiye, ni mwebwe mutuma batabagira kwa kundi, ni mwe mwenyine muri kwikerereza kuko mudaseka nabwo mubika. Ahubwo nagizemo ubwoba. Ugize ubwoba bw'iki? Nse nekereza ko nshaka gusanga yavuze ati rero ntiwonkerereza. Mfite akana ubu ngubu warukado gaterayo ubwoba gaterayo ubwoba nawe wapapye abakobwa aba bantu bagiye kubaha inama, bagiye gutanga inama. Anyway, feel free ku bakobwa cyangwa ku bahungu icyo ushaka gutanga, ariko jewe icyanjye kiri ku bakobwa. Ninjye uri busoze mu minota mikeya dusoze ikiganiro. Okay, ngiye wenda ntangiriyeho. Okay, ushobora kuvuga wenda kora ku kantu k'ubukwe nashaka kuvuga. Yego. Okay, nkaha nzangaha umuntu asigaye ashaka kugaragara neza, yego nse neza nambare neza mburare nta kibazo, ariko isi yose ibiyone ko nyine imeze neza ndasa neza. So nibyo ngibyo byo kubukwe. Mugenzi wawe ndabona yambaye ikanzu imeze gutya, mvuge ati se yego ndashaka gukora ubukwe ariko nanone nanjye ndashaka gusa neza. Yego nibyo nkunze uwo muntu koko, ariko nanone nkareba nkavuga se iwacu ndabajyanira ibyo 100 ngo ni inkwano, numva nanjye koko binteye isoni. So dushaka nyine ko abantu batubona neza uko tutari. Ntabwo turimo turatekereza ngo turashaka kubaka, yego turashaka kubaka, ariko ibyo okay nicyo kibazo ndakiriho muri iyi minsi. Ntabwo abantu tugitekereza, dushaka gutekereza nyine kure cyane. Dutekereze nyine hafi, dupangira ibyo birori byako kanya, ntitutekereze ko tugiye kubaka. So nicyo nabwira rero nk'abagenzi banjye bakobwa, ni ukuba kuvuga niba ukunze umuntu nyine mukunde, ariko uvuge ati mwakubaka ubuzima, wigendera kuvuga ngo mugenzi wanjye yakoze ubukwe, niwe nyine. Ariko nawe tekereza noneho for the future, utekereza uvuge ati ubu ni ubuzima tugiye kubaka, dushobora kubona wenda miliyoni zingaha ariko duspending nke ku bukwe, ibindi tuzakoreshe mu kubaka umuryango. So nge nicyo nabwira abakobwa bagenzi banjye. Ikindi nanone nabwira abasore, ni byiza kugira inshuti, ariko nanone ibintu by'ibigare ndavuga kuri ya party cyane cy'abasore bafite inshuti birarira mu tubari, ubuzima nyine ugasanga ugasanga ni wa muntu ushobora kumubwira ati se mfite ikibazo wangurije $10,000 cyangwa wangurije 1,000 ntayaguhe, ariko wamubwira ati wenda ati tujye guhura tusangire, akishyura $100 ku nzoga. Nibyo, ariko niko abantu benshi bameze yabo. So icyo nababwira nyine, yego ni byiza guspendinga time nabo bashuti nibyo, ariko nanone niba ukeneye umuryango ko hari abantu nubaha bavuga ati ntabwo nshaka kuzayakora mariage, nabyo birashoboka, uburenganzira bwabo turabubarikiye. Ariko niba uvuga ati ndashaka kuzubaka umuryango mu gihe runaka, it's better you start planning, ukavuga ati wenda yego abashuti tuzaduhura gutya, ariko nanone planningire, niba ari ugusevinga nabyo mbikore. Ntabwo uzabyuka uvuge ngo I'm getting married, still you have to plan it mbere, ukavuga ati wenda kambikiza ngaha ku ruhande. So kwisevingira kabisa nk'umuntu wese ufite icyo ugamije. Good. Murakoze. Ngiye ikintu ngiye kuvuga, sinzi wenda abakobwa baduha icyizere, like abasore muri character Imana yaturimo nyine urugero, turi abantu nyine bakunda basa n'abantu bahamya. Let's say wenda n'urugero, njye nabonye nka salary cyangwa nakoze nk'ikiraka, nabonye nk'amafaranga runaka, nabwiye girlfriend wanjye ati uno munsi ndumashaka ko dusohoka. Yego. Girlfriend nkabwira ati you are feel free kumbwira ahantu twasohokera. Yego. Umunsi wa mbere n'urugero, akujyanye ahantu biri yaho byonyine, Radisson. Yes, Radisson. Uragiye wari wagiye wenda kwikofa ufite amafaranga, akenshi cyo bijya bikunda kuba ku basore,
ukibeta ahantu ukagira nka rurangirwa batumeneye ibanga ati byamubaye yes uyu mutipe ndwanaho ati ndwanaho kabisa nka 50 yose ibyo ngibyo birarangiye ni cya kintu cy'ikizere nari ndi kuvuga ibyo ngibyo urabibonye ariko se koko bibaho cyane ati nyohereza 50 ndahaguye ngo hari n'igihe bazana inshuti zabo wari witeze umuntu ukasanga batanu yes icyo cya kizere ndi kuvuga ntabwo ugiye wenda ubwire tishari uno munsi wansohokanye ahantu hahenze iki wihagararaho nk'umugabo next time n'ubundi uzabikora uvuge tishari dusohoke noneho akujyana harenze ahandi ho wagiye nyuma uzatekereza se uyu n'umukobwa turi kumwe uwo bamubenze kabaye ubu ngubu nitubana bizageza cyangwa akaza akakubwira ati wenda uba mu nzu y'ibihumbi 80 n'urugero kugira ngo wenda unasevingire ubuzima bwawe bw'imbere akaza ku munsi wa mbere avuga ariko sheri ahantu ntabwo mwishimiye nge hari inzu hariya nziza munsi ya desi kugira ngo atagucishamo ijisho ukihangana ukavuga ati sheri tugende twimutse akagenda guteza akuzamura agushyira muri risike uwo mukobwa for sure abakobwa mwabyumvise nakizera baguhaye urimo urabwira abakobwa kandi impanuro bahazi zifite ubwenge abo bakobwa rero nabo bahinduke kuko ni bwa buzima nyine ushaka kubaho kandi utabufite rero mbwira abashiki bacu umuntu witegura gushaka cyangwa ubuzima buciye bugufi mu bubaho yego uko umunsi ugenda ugenda muzamuka rero abakobwa bashiki bacu baborohereze kabisa kandi umukobwa wamukunzi wumva washize nta kundi wabigenza Imana dutabare abakobwa Imana bafashe n'ukuri nukuvuga ngo muribengesha uziko ntarinzi ko mwibengesha muribengesha biciye mu mibare kabisa mwihangane rwose mufashe bene so nubona ba mu nzu ya 80 igihe ushaka ko mamu ya 200 uteraho akawe nubona nta gahari je wihangana umwihanganire mube muri ako ngako kabisa inama yawe rwose Imana gumisha cyane biragoye kugira icyo nongeraho ko byo yaravuze kuko ndumva point nayo ngiye kuvugira ajya gusa nkiye yego nta kibazo aba umusore usa nk'ugerageza umukobwa yego ukamubwira ati ukamuha icyizere kandi kidahari ukamubwira ati ariko urabona nyuma y'uyu mwaka narindi muri iyi nzu ariko nashakaga kugura intebe nkagura firigo nkagura kamutera imibare idahari urabona ati iyi nzu ati umwaka utaha nashaka kugura indi kujya aha nashaka kugura ikibanza kugira ngo urebe nimba yakubwira atoya ariko ibyo ntabwo bikenewe yego ibyo ntabwo bikenewe aya dufite mujya mubagerageza bitwabibamo okay ako kantu nako nakubwenge mujya mubagerageza mushaka kumva ibitekerezo ariko ahangaha urabona ntabwo inzu twayikwirwamo mama wazagusura muri umuntu wazaza se bazajya hehe bika mpaye nk'umwaka umwe twajya mu nzu nini bakaza urabona ibintu byatunganye no mari ntabyuzi yego muzi ko bizagenda your future your future is not ours to do rero ati nibyo uvuga ati reka dutegereze niho hazamo ya pending y'umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 mushobora kwibaza ati koko ukundanye n'umuntu imyaka 10 kubera iki habaye iki wow murasa nkaho mutegereje imana yego muhora mutegereje ibintu bidahari kandi mukora ariko mu by'ukuri buri mubwiye ati ndashaka ko tubigenza abwira to ya ibyo bintu birahagije ibyumba bibiri abo bazajya he nige nawe ndashaka kuza bizaze binsanga niba atakubeshya nawe utamubeshya wamutegereje miki oya birumvikana ngira ngo abakobwa mwabyumvise ndabona bagiye kunkurira ya conclusion nashaka ko uza kubaha nta mwabyumvise atarayiha nawe asonze mu rya mugenzi we aravuga ati ariko hari igihe tunagerageza kubabwira ko tuzahindura ubuzima ati nabo bakatubwira ngo yigura atari dukomeze mugakomeza mukabushakisha budahari mutanazi niba nejo koko buzahinduka nyamara mwafata icyemezo mwembi mukabutanya ndagira ngo abadukurikiye mwibuke mbere yuko tujya kuri Eric ngo tugere ku musozo ntabwo turimo kuvuga ko mugomba kuza mugashakana byihuse nta kintu mufite oya turemera budget turemera plan turemera kubitekerezaho turemera ko mubiganira ariko turavuga ngo mwibitindamo ngo bimara imyaka 3 5 6 10
hari abantu bamaze 12 bakubwira yuko bazagutwara nawe ubabwira yuko muzabana hanyuma ngira ngo invitation dutunguranye tugahita tuza so ibyo bintu byose mu byitondere kabisa icyo turimo turavuga hano mufata icyemezo niba koko mushaka kubaka. Murakoze cyane ngira ngo bagenzi banjye nta nubwo ndi ujye kure yabo bajye bavuga ibintu byiza cyane ariko ndasa n'uvuga nge ntanga inama kuri abo bakobwa nta nubwo nanjye ubwanjye ntireka nk'umuhungu ni ukuvuga ngo tugerageze kwinjirana mu buzima ni ukuvuga ngo umenye ukunda umenye ugukunda mumenye abo muri bo musharinga ubuzima ndetse bwa buzima musangize n'imiryango mukomokamo. Ariko ako kantu buretse kwihuta abantu bavuga ibintu bikomeye gusa none ukaza kubura icyo uri buhere mwebwe bintu gerekeranyije na hari ibintu tugomba kwitondera. Uravuze ngo umenye ugukunda nawe amenye ugukunda bivuze ngo hari abashobora gutindana batabakunda. Aka kantu please uzi gukundana imyaka 10 batagukunda naho hava ka invitation rero abahungu n'abakobwa mana we tuzakora ikindi kiganiro kuko dukwiye kuganira gataraye tukamenya ngo se ubundi umuntu abwirwa n'iki ko umuhungu amukunda cyangwa abwirwa n'iki ko umukobwa gukunda ku rwego rw'uko uri siro nibura yuko uwo mwaka cyangwa 2 ntuzanatungurwe na invitation. Naho naringeze ndimo kuvuga nyine iyo usobanukiwe uwo muri kumwe ni nabwo winjira no mu bindi biri hirya ye gatoya noneho bikagufasha kumenya kudesida ariko ya decision amaze kuyifata wowe nawe nekereza ko n'imiryango murayumvisha nkabone nubwo barabyumva kuko hariho n'abatabyumva kubera ko wenda hari ibyo bizereramo ariko iyo wiyemeje ukagera ku iherezo rya cya kintu babikora ndaba n'imyoza barazabutaha bazabusoza niba kubona utera agatambwe kari positive neza buri mwese atangira kwanga ariko umwana namubonye kuva kera yari umugabo nari mbizi nabibonaga kubera ko babonye ko hari icyo ukoze so nanone rero ubukwe ni ngombwa ngewe mbivuge nuko impamvu bivuga niki ubukwe ni ngombwa abakobwa turi bose ibirori byanyu ntazagira ugenda nta bukwe je niko nge nabivuga azagenda habaye ubukwe ahubwo ubukwe bukomotse muri bande uko bwangana kose nkabone nubwo bwatahwa n'abantu 4 buri mwaka anywa amazi gusa cyangwa fanta gusa nibwo bwawe niyo formule yo kubaka ubaka uko ushoboye kandi uzagera aho ugomba kugera ukora ubukwe bungana nawe rwose nta kibazo Imana iguhe abakunganira kandi barahari umuryango burya kenshi iyo wateye niyo ntambwe urafashwa abantu inshuti ziba zihari Imana ikoresha abantu batandukanye cyane ngewe ndibuka mu bukwe bwacu keke yacu yakozwe n'umuntu arayikora rwose ashyiramo ubanza yarimo n'amashu nangwa na karoti sinzi uko yabigenje nge ntabwo cyari ijoro ariko sinzi uko yabigenje ntiwari uhari keke rwose yari irimo utuntu twinshi sinzi ukuntu imeze nuko arayikorera ubukwe buraba ariko ntabwo bibuza ubuzima gukomeza amayidea nawe wakoze ubukwe ufite igiceri cy'ijana nge ntabwo nari mfite igiceri cy'ijana byarasaga bifitanye isano rwose ko ngewe umva desi we umva Imana ni igitangaza bibaho muhumure itangiriro si ryo ngombwa nubwo ari ngombwa iherezo ni ngombwa anyway ngaho tubwiye wari warangije Gatarina n'utaratanga inama ku bahungu warangije nawe warangije hari icyo ushaka kongeraho cyangwa ku bahungu tugerageze gufata inshingano yego be responsible abahungu hari igihe tuba duterera iyo ngiyo kabivuze ukajya wumva bizaba nkaho ufite imyaka 1000 yegura ngo nta kibazo nta nukubaza nta ukwitaho kameme barakobaza ngo ariko uzashaka ryako bitabirangira ariko umukobwa baramubwira batamagi ngufu amagi agushizeho ubusuza niyo mpamvu urakoze unshize ku musozo rero niyo mpamvu rero mwabakobwa ngira ngo mbagira inama nawe basore bahari n'abandi basore badukurikiye niba uzi yuko ukundanye n'umuntu imyaka 5-6 ni we wikerereje niba uzi ko wagukunda iki ni n'igipimo
cyo kumenya ko agukunda. Niba uzi ko agukunda, murebe neza mu maso, mwicarane mu rukundo, umubwire utumva rero sweetheart, dukundanye imyaka 5, 6, 2, 3 se uko wowe ubyumva. Ubu ngubu tugomba gufata icyemezo. Niba tugomba kubana, dufata icyemezo, ndashaka itariki, ndashaka igihe bizabera, aho kuba n'ibindi turabyigaho nyuma. Ariko ubu icyo nshaka ubu nonaha, deadline, itariki y'ubukwe ni ryari, twicare tuyigeho. Niba icyo kintu utakibonye nk'igisubizo, kuko nkwizeye, kuko ufite ubwenge, ufite ubushobozi, ndagukunda, nzabana nawe uko bishoboka kose. Niba ibyo bintu udashobora kubikora nyuma y'imyaka 3 n'5, bye. Mushira ubwoba, mufite ikibazo ngo nene se ni musezera ngo bizagenda bite ngo gwase aramutsa nyanze, nubona kwanze nubundi azaba atagukundaga. Ibi mbibabwiye abasore banzengurutse hano. Naramuka kubwiye ati gendere, umenye ko nubundi atagukundaga. Ako nakabanga. Niba ushaka ko bakwambika impeta, please vuga igihe izabera, mubwira uti please bitarenze itariki zinizi ndifuza impeta, ndagukunda, musubiriremo. Bano bantu bakenera kubabwira ufite ubwenge, ufite ubuhanga, igishoro cyawe ndakizera, nge nawe ntabwo twapfa, abana bacu tuzabatunga, tuzabaho mu nzu 100,000. Umwinkaraging neza umubwira uti please enough is enough, imyaka 2, 3, niba ushaka ko tubana ndi hano, niba utabishaka bye. Mubigerageze, mube serious. Umuhungu ugukunda azahita akubwira ati you know what, ntacyo ntegereje. Ubwo mpari nawe ukaba uhari, ukaba unyizeye bingana bityo, ukaba mfitiye icyizere, ubuzima dufite ukaba wumva twabufatanya, ntago nagutakaza. Nta muhungu utakaza umukobwa akunda. Okay, reka mbivuge muri uburyo, nta ntare itakaza umuhigo, ntibibaho. Intare igiye kumuhiga avuga ati warukwavuwe ninge nawe, iruhuka ruko irufashe. So please mumenye aba bantu nimubihorera. Sha wa mugani wa Eric, buri mugoroba yaguhamagara akakubona, ejo yagushaka muri sanse runaka, niba ari gusohoka murasohokana, niba ari kurarana murarana, igihe agukeneye arakubona, uzigumiraho shenge, birinde musaza. Kuko ikibazo cy'ubuzima, by the way reka mbabwire experience mutazi, abagabo bose batinya ubuzima. Ibyo ntabyo mwari muzi, barabutinya. Ubwo rero bazinduka bakora, bagakora bashaka amafaranga nk'abayataye. No gutinya gukena, batinya ubukene, batinya ubuzima, batinya umugore wababwiye ko akundi, wabasuzuguye, wababwiye ati muri ibiki muri. So ibyo bibatera ubwoba. So twebwe tubereyeho kubatinyura, tukababwira ngo muhumure, birashoboka, muze dufatanye tugende. Iyo byakunze rero biragenda rwose. Abakobwa please wijya kurira ngo tumeranye imyaka, ngo narategereje, ngo ndagenda tukaganira. Umugani wa Kansi, Maria Kansi yavuze ngo iki? Kansi yasohokanye umuntu uza muri nuza, muri wari waramutendetse, ngira ngo aranje aza yitwaje impeta, yitwaje ibirahure 2, yitwaje na champagne. Aramubwira today propose me. Yeah. So please tuve muri game rero bagenzi. Mu byukuri wikwitinza mukobwa, wikwitinza. Niba uzi ko umuhungu agukunda ariko uramenye mutazamenyana mu kwezi kumwe utangire kuvuga ibingibi, kuko ashaka kuba atarakwiyumvamo. So ikintu cyonyine uzareberaho yuko umukobwa ukwiye kumubwira, umuhungu ukwiye kumubwira ayo magambo, nuko azaba yakubwiye ko agukunda, nuko azaba agutangaho ikiguzi cy'ibyo afite, nuko azakwereka nyina wamubyaye. Niba ibyo bitaraba, nyina wamubyaye cyangwa undi muntu yubaha, niba kubona akihisha agakwepa, ntuzabimubwire. Niba ataragutwara ngo akwereka abamubyaye, ntuzabimubwire. Niba atarakwereka abantu yubaha, ntuzabimubwire. Niba atagutangaho 1,000, ntuzabimubwire. Hello, mwanyumvise? Imana ibagire neza cyane. Niba nta kindi mwongeraho, ngira ngo turashoje ikiganiro cyacu, kandi mwakoze, ndibaza mwubatse urubyiruko rwinshi. Imana ibahe umugisha.